Turabasuhuje abakunzi ba YouTube channel Mwarimu Wacu TV. Njye basuhuza ndi Genevieve Muteteri. Tugiye kubagezaho amavu n'amavuko ya tatuwaje nuko yageze mu Rwanda. Bahaye ikaze. Bakunzi bacu, kuri uyu munsi tugiye kuganira ku murimbo cyangwa ibishushanyo abantu bashyira ku ruhu rwabo bakunze kwita tatuwaje. Mbere ya byose mbashimiye umwanya wanyu muduha mudukurikira. Bidutera imbaraga mu kazi kacu ka buri munsi. Tatuwaje nk'uko mubizi ni ibishushanyo cyangwa ibimenyetso bitandukanye bashyira ku mubiri. Amateka ya tatuwaje nk'uko tubikesha ChatGPT avuga ko tatuwaje ari ijambo ryo mu gace k'ibirwa byo mu nyanja ya Pasifika iherereye ku mugabane wa Oceania kitwa Polynesia. Polynesia ikaba igizwe n'ibirwa birimo Samoa, Tonga, Tuvalu, French Indonesia na Hawaii. Agace ka Polynesia ngo niko kabonetsemo umuntu wagaragayeho bwa mbere tatuwaje. Amateka akavuga ko yabayeho kuva kera cyane mu myaka irenga 5000. Ariko mbere yo kujya mu nkomoko, tatuwaje ngo bisobanura gushushanya cyangwa gutera ikimenyetso ku ruhu nk'uko abantu bo muri Polynesia babivuga. Tatuwaje ikaba yaragaragaye ku mubiri w'umuntu witwa Otzi the Iceman, icyakora utaramenyekanye igihugu akomokamo kuko umubiri we wagaragaye mu mwaka w'1991 mu misozi ya Alpes ku mupaka wa Australia n'Ubutaliyani, ngo bigakekwa ko yaba ari Umutaliyani. Abashakashatsi bemeza ko uyu mugabo yari umuhinzi, umworozi n'umuhigi kuko basanze afite ishoka y'umuringa, umuheto n'imyambi, imyambaro ikozwe mu ruhu rw'inyamaswa n'ibikoresho byo gutwika umuriro. Abashakashatsi bavuga ko umubiri we wariho tatuwaje nyinshi zirenga 60 zari ku mugongo, ku maguru no ku ntoki. Abashakashatsi bavuga ko tatuwaje zishobora kuba atari iz'umutako gusa, ahubwo ngo zishobora kuba zarakoreshwaga mu kugabanya ububabare ndetse n'uburyo bwo kuvura indwara zimwe na zimwe. Ikindi kandi ngo birashoboka ko uyu mugabo wabonetsweho tatuwaje bwa mbere atari we muntu wa mbere wagize tatuwaje bwa mbere ku isi, ko ahubwo ngo ari we muntu wa kera cyane babonyeho ibisigazwa bye byagaragaye neza. Bakunzi ba Mwarimu Wacu TV, abashakashatsi bavuga ko nubwo tatuwaje abantu bazishyiraho ngo umuntu atavuga ko ari ikintu kibi cyangwa icyiza, ahubwo ngo biterwa n'impamvu y'uko umuntu yashyizeho n'uburyo ikozwemo. Harimo bamwe bavuga ko tatuwaje ari uburyo bwiza bwo kugaragaza icyo umuntu akunda cyangwa yemera. Abandi bakavuga ko ishobora kuba ari uburyo bwiza bwo kwibuka umuntu cyangwa ikintu cy'ingenzi mu buzima. Hari n'abafata tatuwaje nk'ubuhanzi bwo kwitaka. Mu kwishyirishaho tatuwaje ngo zishyirwa ku mubiri, hakoreshwa inshinge zihariye zabugenewe mu kwinjiza irangi munsi y'uruhu. Iryo rangi ryagenewe mu kurikoresha kuri tatuwaje kandi bikavuga ko rikorwa mu buryo bwemewe. Uretse urwo rushinge ngo hari n'imashini ifasha urushinge gukora vuba kandi neza. Nk'uko tubikesha ChatGPT ivuga ko ibihugu bimwe na bimwe byo ku isi ngo bikoresha amakara cyangwa ibimera, ngo bakabisiga amakara babyinjiza mu ruhu bakoresheje amagufa atyaye cyangwa se amahwa. Tatuwaje kandi ngo zigira amabara atandukanye bitewe n'ibikoresho byakoresheje ku buryo butandukanye. Bakunze ba Mwarimu Wacu TV, kimwe n'ahandi ku isi no mu Rwanda tatuwaje yarahageze. Nk'uko tubikesha urubuga rwa ChatGPT ruvuga ko mu Rwanda tatuwaje zahageze nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994, ikaba yarahageze mu mwaka w'2000. Bimwe ngo mu byatumye Abanyarwanda bakunda bakanashyiraho tatuwaje ngo byatewe n'ubwiyongere ubusabane n'amahanga u Rwanda rufite, umuziki, filime, imikino ndetse n'imbuga nkoranyambaga. Mu Rwanda mu benshi mu bashyiraho tatuwaje ngo biganjemo urubyiruko. Cyakora mu muco nyarwanda tatuwaje ntizibamo. Gusa ku rundi ruhande ariko mu muco gakondo w'Abanyarwanda ngo basanzwe ari abantu baha agaciro isuku, bakambara neza mu kurimba, bambara imikufi, ibikomo, yewe ngo hakaba harabagaho na kera na kare inyogosho mu gutunganya imisatsi, ngo ibi bikagaragaza icyiciro cy'imyaka cyangwa icyiciro cy'imibereho cyangwa se ubwiza. Abanyarwanda kandi nabo ngo bafata tatuwaje nko kwerekana umwirondoro no kwitaka cyangwa se gukurikira imyambarire y'isi. Urubuga rwa ChatGPT rugaruka kandi ruvuga ko nubwo abantu bakunda tatuwaje zigira ingaruka zimwe na zimwe ku bantu,
zirimo nk'uko tatuwaje ikozwe nabi ku mubiri udasukuye bitera indwara zandurira mu maraso, zandura binyuze mu maraso, ishobora kandi no gutera aleriji cyangwa se kubyimbirwa, ngo ntabwo byorohera ushatse kuzivanaho kandi ziranahenda. Mu mico imwe n'imwe ndetse n'imyemerere ntabwo bemera tatuwaje. Muri iki kiganiro abahanga bajya inama bavuga ko mu gushyiraho tatuwaje abantu bagomba kujya ahantu hizewe hafite ibikoresho byabugenewe kandi hasukuye. Turabashimiye naho ubutaha, tusaba buri wese gukora subscribe, share ndetse na comment. Mushobora no kuduha ibitekerezo cyangwa inyunganizi. Turabashimiye, murakoze cyane. Njyewe na Genevieve Muteteri.